anaconda, inzoka ya anaconda, inzoka nini cyane ku isi ishobora kugira uburebure bwa metero 9. Ikunze kuba mu mazi cyangwa hafi yayo, igafata inyazone. Hari amoko arenga 400 y'abantu batu. Amazon Rainforest cyangwa ishyamba rya Amazon ni ishyamba riherereye muri Amerika y'Amajyepfo, rikagira mu bihugu 9 ari byo Brazil niyo ifiteho igice kinini, Peru, Colombia, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Guyana, Suriname na French Guiana. Iri shyamba rifite ubuso bwa miliyoni 5,500 km², bigatuma ari ishyamba rinini cyane ku isi kuko rifata 40% by'ubutaka bwa Amerika y'Amajyepfo. Iri shyamba rifite ibimera birenga miliyoni 1 n'inyamaswa zirenga miliyoni 3. Rikabarizwamo 20% by'amazi atemba ku isi, atemba mu migezi yo ku isi. Uruzi rwa Amazon rufite uburebure bwa kilometero 3575. Ni uruzi rwa kabiri runini ku isi nyuma ya Nile. Amazon ifite uruhare mu buzima bw'isi kuko ubu ngubu muri Amazon niyo bayita ngo ni ibihaha by'isi, kuko umwuka duhumeka 20% byose by'umwuka bya oxygene bituruka muri Amazon. Ibi ni ibimera byo muri Amazon bifata carbon dioxide byinshi, bigafasha umuntu kurwanya ihindagurika ry'ikirere. Ubuzima bw'inyamaswa. Iri shyamba rifite inyamaswa z'amoko menshi nka jaguar, anaconda ariyo nzoka nini cyane ku isi, inguge ndetse n'ibiguruka nk'ibisiga by'ubururu n'umutuku ari byo bakunze kwita makawa. Ririmo amafi atangaje nka pirarucu nini cyane, ifi y'amazi meza, na pirana, ifi izwiho kugira amenyo atyaye cyane. Abantu batuye muri Amazon hari amoko arenga 400 y'abantu batuye y'abarozi b'ibimera n'inyamaswa. Bamwe muri bo bariho ariko batarigeze bagirwaho n'iterambere ry'isi ya none, kuko bo babayeho muri gakondo yabo. Dore impamvu ishyamba rya Amazon ritangaje. Rifite umwuka mwiza wuzuyemo parufe y'ibimera byinshi n'imigezi isukuye. Ni isoko y'ubushakashatsi ku miti ya gakondo ndetse n'imiti igezweho. Ribarizwa kandi muri UNESCO nk'umurage w'isi udasanzwe. Katuvuga ko ubwoko bw'inyamaswa zisangwa muri iri shyamba, ubwoko bw'inyamaswa zirenze 10 zisanga muri iri shyamba utasanga ahandi. Iri shyamba rya Amazon ni indiri y'inyamaswa, ni icumbi ry'inyamaswa nyinshi zigiye zitandukanye. Aho twavuga inyamaswa zigiye zitandukanye harimo jaguar. Jaguar cyangwa igitarango, iki ni igikoko gikomeye mu muryango w'intare n'ingwe. Gifite imbaraga nyinshi kandi kiguruka ku mazi neza. Gishobora guhiga inyamaswa nini nka tapiri cyangwa n'indi mamba. Inyamaswa ya kabiri turasanga ni tapiri. Tapiri nayo ni inyamaswa nini imeze nk'ifarashi, ifite amazuru maremare. Iboneka cyane cyane mu ishyamba kandi igira uruhare mu gukwirakwizwa kw'imbuto z'ibimera. Ku mwanya wa gatatu tuharebe iyo bita Angeate, umufungura amasazi. Ni inyamaswa ifite umunwa muremure, ikoresha mu kurya udusimba nk'udusazi, n'imisundi ndetse n'ibindi byinshi. Ku mwanya wa kane turasanga capybara. Iyo ni inyamaswa nini kurusha izindi mu muryango w'imbeba. Ikunda kuba hafi y'amazi kandi ikunda kuguma mu matsinda. Oguti yo ifite neza isura isa n'iy'imbeho ariko nini. Iyi nyamaswa ikunda kurya imbuto kandi ni ingenzi mu gukwirakwiza imbuto z'ibimera mu ishyamba. Tujye ku nyamaswa ziba mu mazi. Mu mazi turahasanga Amazon river dolphin cyangwa ingurube y'amazi. Izwi ku izina rya boto. Ifite ibara risa n'iroza kandi iboneka gusa mu mazi ya Amazon. Ni imwe mu nyamaswa zigezweho mu bushakashatsi kubera ubwenge bwayo. Pirana. Iyi ni ifi ntoya izwiho kugira amenyo akaze cyane kandi igenda mu matsinda. Nubwo ifatwa nk'iteye ubwoba akenshi idashotoye umuntu cyangwa indi nyamaswa nini, ariko ni inyamaswa nini iteye ubwoba ku buryo iyo yumvishe amaraso nta kintu cyayihagarika kugira ngo igere aho hantu hari amaraso. Gatatu turebe arapaima. Ni ifi nini cyane ifite ibiro bishobora kurenga ibiro 200. Imiti ya gakondo ikoreshwa n'uruhu rw'ifi ni ukuvura indwara z'amazi.
Tujye ku nyamaswa ya kane iboneka mu mazi. Tujye kuri kane ni kayimani. Uyu ni umuserebanya munini cyane uri mu bwoko bumwe na za krokodile, ingona ndetse n'izindi miserebanya nyinshi, ariko nuko krokodile zirutaho gatoya. Riboneka cyane mu migezi yo mu bishanga bya Amazon. Tujye ku nyamaswa ziguruka. Ku mwanya wa mbere turasanga makawu. Ibi ni ibisiga bikomeye bifite amabara atandukanye nk'ubururu, umutuku n'icyatsi. Bikururwa cyane kubera ubwenge n'ubushobozi bishobora kwigana ijwi ry'abantu. Aha twavuga n'izindi nyamaswa zitangaje nka anaconda. Inzoka ya anaconda, inzoka nini cyane ku isi, ishobora kugira uburebure bwa metero 9. Ikunze kuba mu mazi cyangwa hafi yayo, igafata inyamaswa nini nk'ibikururuka n'inyamaswa zo ku butaka. Poison of dark frog, isatura y'uburozi. Iki ni igikeri. Uru rukururano rufite amabara menshi kandi rwifashishwa mu gukora uburozi bwo guhiga. Ubu burozi bufite ubushobozi bwo kwica inyamaswa nini mu gihe gito. Giant otter cyangwa umusamanzu munini ni inyamaswa yo mu mazi ikora mu matsinda kandi ikagira uburakari bwo kurinda umuryango wayo. Ifatwa nk'intare yo mu migezi kubera ko imbaraga zayo zigereranywa n'intare yo ku butaka. Sloth, akako cyangwa umugendo buhoro. Aka ni akanyamaswa gakunda kugenda mu biti, kagenda buhoro cyane, gakunda gusinzira kuko ku munsi gashobora gusinzira amasaha hagati ya 15 n'amasaha 20. Tubashimiye ko mwumvise ikiganiro. Yari Panza Daily nk'ibisanzwe. Mwibutsa gukanda subscribe niba ari bwo bwa mbere hageze, ndetse na like ndetse na comment.